Nurdin TV Rwanda, ubumenyi ku isonga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ishimwe ikuzo na wundi bikwiye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku Imana Muhammad we n'abiwe n'abasangira ngendo be, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo ngabo. Allahumma amin. Bakunzi ba Nurdin TV Rwanda, turabashuhuje tubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'impuhwe zayo ndetse n'imbabazi zayo yuko byabasakaraho aho muri hose, dusaba Allah yuko yagumya kudutiza ubuzima buzira umuze, kandi tumusaba yuko yazaduha iherezo ryiza mu buzima bwacu sinse n'ejo ku munsi w'imperuka. Nama alhamdulillah, nkuko mubibona ndi kumwe na Sheikh. Ni gahunda isanzwe twashyizeho y'amasomo, nkuko twimakaje yuko ubumenyi ku isonga, ubumenyi ku isonga, kugira ngo abantu tumenye idini ryacu, turisobanukirwe, dufate abamenyi bagiye batandukanye baze batwigishe dusobanukirwe idini ryacu, nkuko alhamdulillah Sheikh abidufashamo buri munsi, akaduha ubumenyi isaha n'isaha umunsi ku munsi. Dusaba Allah yuko yagumya kumurinda ndetse no kumuha ibyiza no ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Kandi natwe nta kindi dusabwa uretse kudushyigikira, harimo gusakaza n'abandi nabo bakagenda bamenya ubumenyi bw'idini yabo. Naam Sheikh, tuguhaye ikaze uyu munsi ku isomo mwaba mwaduteguriye. Inshallah ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala turi tayari kurikurikira kandi no kuryumva. Falyatafaddal mashkur. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. tutangiye dushimira Allah, dusabira amahoro n'imigisha n'umwe y'Imana we n'abe mu rugo n'abakomeje gutera ikirenge muke. wa nas'alullah al-azim an yaj'alana minhum. Dusaba Allah we uhambaye yuko yadushoboza kuba mu bakurikiye n'umwe y'Imana. Allahumma amin. Naam, nkuko bisanzwe rero aba ari ukwibukiranya, aba ari gukomeza kungurana ubumenyi. Uyu munsi ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala nifuje yuko tuganira kuri imwe mu nema zihambaye cyane, imwe mu nema abemeramana bihari, nema yihariwe n'abemeramana nkuko tugiye kubibona, aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira muri Qur'an ati muri suratu Ghafir aya ya 7, aho Allah atubwira ati alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Icyo nifuza yuko tuganira muri iri somo, mahallu shahid, aho nifuza yuko twibanda na ahangaha Allah avuga ati wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Man haula, ese ni bande basabira abemeramana? Nkuko nari nangiye mbivuga haruguru, inema yihariwe n'abemeramana harimo gusabirwa n'abamarayika no gusabirwa n'abamarayika, nkuko Allah bitubwira muri iyi aya. Abemeramana mu nema zihambaye bafite, muri zo harimo no gusabirwa n'abamarayika. Iki kiganiro rero cyacu cy'uyu munsi turaza kurebera hamwe, ese ni ibihe bikorwa, ni iki umuntu yakora kugira ngo abone aya mahirwe yo gusabirwa n'abamarayika. Hamwe n'ubwo abamarayika ari ibadu mukramun, ni ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala byubahitse, ibiremwa bifite icyubahiro gihambaye, ibiremwa alladhina la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Ni ibiremwa ntago bajya bacukubira n'itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo Allah bategetse nibyo bakora, ibyo Allah abategetse nibyo bashyira mu bikorwa, nibyo bashyira mu ngiro. Rero aba bamarayika, ibi biremwa bihambaye, kugira ngo tubashe kubona amahirwe yo gusabirwa n'ibi biremwa, hari ibyo dusabwa. Ibyo rero dusabwa nibyo nifuza yuko tuganiraho, twibukiranyaho, kugira ngo uwari wese uzakurikirana kino kiganiro ibi bintu nabifata akabimenya, ajya agerageza abiharanire, ajya agerageza abizirikane mu buzima bwe bwa buri munsi, kugira ngo abashe kuba yasabirwa n'abamarayika. Ubusanzwe umuntu aba akwiye guharanira gusaba Allah kenshi cyane, ariko umuntu ashobora kugira impamvu runaka, yaba azizi cyangwa se atazizi, zaba impamvu yuko ubusabe bwe butakirwa. Ubusabe bwe butakiriwe nta gushidikanya yuko ari igihombo. Rero
ubusabe bushobora kutakirwa igihe wabusabye, ariko igihe wasabiwe n'abamalayika nta gushidikanya yuko nkuko Allah atubwira muri Qur'an yuko ari ibiremwa bihambaye, ibiremwa byubahitse, ibiremwa biri hafi Allah subhanahu wa ta'ala. Nta gushidikanya yuko wabona amahirwe yo gusabirwa n'ibi biremwa ari intambwe ikomeye cyane. Nta no gushidikanya yuko ari nicyo umuntu wari wese, umwemeramana wese yagaharanye mu buzima bwe bwa buri munsi tubamo amanywa na nijoro. Allah rero muri aya aravuga ati wayastaghfiruna lilladhina amanu. Mu by'ukuri abamalayika basabira abemeramana, abamalayika basabira abemeramana. Waqad bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyuma yuko tumaze kubona yuko abamalayika basabira abemeramana, intumwa y'Imana yatugaragarije mu bikorwa bitandukanye twakora tukaba twabona aya amahirwe twakwita yuko ni fursatu adh-dhahabiyya, na amahirwe ahambaye no twakwita yuko ari amahirwe ya zahabu wasabirwa n'abamalayika. Rero intumwa y'Imana agitwereka mu ngeri zitandukanye z'ibikorwa umuntu yakora akaba yabona aya mahirwe yo gusabirwa n'abamalayika. Iyo tuvuze ngo abamalayika basabira abantu, inna Allaha wa malaikatahu yusallun ay bima'na yatlubuna lahum al-maghfira wal istighfar. Yani ijambo rivuga ngo yusallun, ikigambiriwe hano ni ukuvuga yuko basabira abemeramana imbabazi. Ninde hagati yanjye nawe utakwifuza yuko asabirwa imbabazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu buzima bwe bwa buri munsi? Twese nukhti wa nusib, dukora ibyiza tukanakora amakosa. Hamwe n'ibyo byose bitari byiza tuba twakoze, dukeneye yuko hamwe n'ubwo twisabira ariko tubona n'inema ihamba yo gusabirwa n'abamalayika, hari ubwo kuba twasabirwa n'abamalayika nta gushidikanya byaba impamvu yo kugira ngo tuzagere imbere Allah subhanahu wa ta'ala twishimira. Rero nkuko nari mbivuze haruguru, intumwa y'Imana yatweretse ibikorwa umuntu yakora akabona amahirwe yo gusabirwa n'abamalayika. Igikorwa cya mbere, an tu'allima an-nas al-khair. Igikorwa cya mbere mu byo umuntu yakora akabona amahirwe yo gusabirwa n'abamalayika ni ukwigisha abantu ibyiza, guhamagarira abantu ibyiza, kubwiriza abantu ibyiza no kubuzanya ibibi nta gushidikanya. Intumwa y'Imana mu magambo yayo matagatifu iragira iti muri hadithi yakiriwe na Tirmidhi fi sunanihi عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما إيمان رفزتي إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. نعم، مري حديث إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد في هذا الحديث يتذكر مري حديث نوكو أن الله وملائكته هانو يتتريك لبامو ني أهو أبا ملائكة لا يصلون بسبرا على معلم الناس الخير. ووندي ويجي شبانو إبزيزا ووندو هما غرير بانو إبزيزا. ناقصدي كان يكوريرو بغرق الله مهمانفو wali wese akwiye guharanira kugira ngo agere kugusabirwa n'abamalayika buri munsi, ari ukujya twigisha bagenzi bacu ibyiza, tukabasangiza ibyiza byabasoboza kuba abagaragu beza twihereyeho, bya byiza dukora tukabihamagarira abandi kugira ngo nabo babikore nk'impamvu yo kugira ngo dusabirwe n'abamalayika. Muri hadith twari tumaze kubona ndetse sinabamalayika gusa, n'ibindi biremwa, inshishi, isamaki zo mu nyanja ndetse n'ibindi biremwa bitandukanye, nuko bisabira buri wari we wese kuba Allah subhanahu wa ta'ala yamugirira imbabazi, yamugirira impuhwe kubera ko yigishije abandi ibyiza. Cyo ni cyambere twari tumaze kubona. Icya kabiri mu mpamvu zituma wari wese yabona amahirwe, yabona ingabire yo gusabirwa n'abamalayika, harimo ad-du'a'u lil akhihi bi dhahri al-ghaib. Nugusabira inshuti yawe, mugenzi wawe, gusabira mugenzi wawe ukamusabira mu bwihisho. Hano yani nuko wasabira mugenzi wawe atabizi. Usanga abantu benshi tugira inshuti, usanga abantu benshi tugira abavandimwe, ariko ni bangahe bibuka gusabira abavandimwe babo? Ni bangahe bibuka gusabira ababyeyi babo? Ni bangahe mu babyeyi bibuka gusabira abana babo? Ma ilmihim,
hamwe nubwo bazi ko idua itagira ipaziya harimo idua umwana yasabira umubyeyi we ndetse n'idua umubyeyi yasabira umwana we. Rero mu mpamvu zituma umuntu abona amahirwe yo gusabirwa n'abamalayika harimo gusabira mugenzi wawe, yaba umuvandimwe, yaba umuyobozi wawe, yaba inshuti yawe, yaba ubo mwigana, muri rusange gusabira mugenzi wawe mu bwihisho hano icyo tugambiriye ni ukumusabira atabizi. Cyiza wifuriza nafsi yawe ukanakifuriza mugenzi wawe ukanakimusabira atabizi. N'umwe Imana irabishimangira igira iti muri hadithi yakiriwe na Muslimu, Imana ikatubwira iti ma min abdi muslim yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malak amin walaka bimithl. Ngo mu by'ukuri nta muntu uwo ari we wese, nta muislamu uzasabira mugenzi we bi dhahri al-ghaib, akamusabira mwibanga atabimubwiye atabizi, usabira mugenzi wawe mwibanga atabizi. Igihe cyose umuislamu akoze icyo gikorwa cyo gusabira mugenzi we mwibanga, qala al-malaku amin walaka bimithl. Umumalayika aravuga ati amin, cya kintu usabiye mugenzi wawe mwibanga, umumalayika aravuga ati amin walaka bimithl, ndetse ngo nawe Allah aguhe nk'ibyo wamusabiye. Mu yandi magambo icyo dukuramo hano muri iyi hadith nuko gusabira bagenzi bacu mwibanga ari imwe mu mpamvu zituma dusabirwa n'abamalayika. Ibyo usabiye bagenzi bawe byiza, abamalayika nabo baravuga ati walaka bimithl, nawe Allah aguhe nk'ibyo wabasabiye, nawe Allah aguhe nk'ibyo wabasabiye. Mu yandi magambo bivuze yuko mu nyungu dukura muri iyi hadith, uramutse wifuza ikintu cyiza cyose, ubundi buryo bwiza bwo kugisabamo Allah nuko ugisabira bagenzi bawe. Urifuza yuko Allah aguha inzu akakuvana mu bukode, bisabire bagenzi bawe nawe uzi bafite icyo kibazo, kubasabira, kuko tubonye yuko muri hadith abamalayika baravuga ati walaka bimithl, nawe Allah aguha ibyo wabasabiye. Muri kwa kubona ubuhambane bw'idua y'abamalayika, bw'ubusabe bw'abamalayika, bivuze yuko rero nimba ikintu cyifuza ukakifuza cyane, ni byiza yuko ugisabira bagenzi bawe kugira ngo nawe Allah akiguhe. Ubu ni bumwe mu buryo iyo umuntu abukoze bimushoboza kugera ku busabe bw'abamalayika. Naam, cyo ni cya kabiri twari tumaze kubona. Icya mbere twabonye ni ukwigisha abantu ibyiza, icya kabiri ni gusabira bagenzi bawe mwibanga batabizi, ukabasabira icyo ubasabiye cyiza, nawe abamalayika baragusabira ngo nawe kikubeho, nkuko twari tumaze kubibona muri hadith yakiriwe na Muslim. Nanone icya gatatu mu mpamvu zituma umuntu agera ku gusabirwa n'abamalayika harimo gutanga sadaka. Nimwe Imana muri hadith yatubwira iti ma min yawmin yusbih al-ibadu fihi illa malakan yanzilan, ngo buri munsi nkuko nimwe Imana ibitugaragariza ati buri munsi hamanuka abamalayika babiri, fayaqulu ahaduhuma, umwe muri bakavuga ati Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ngo Mana ndagusaba yuko wahundagaza imigisha, barakat, kuri wa wundi watanze. Ninde hano uri gusaba? Ni umumalayika uri gusabira watanze. Hanyuma nimwe Imana igakomeza tubwira iti wa yaqulu al-akhar, nanone undi akavuga ati Allahumma a'ti mumsikan talafa, Mana na wa wundi watanze umuha imigisha, na wa wundi wagundiriye ntatange, nawe ukure imigisha mu mitungo ye. Hano icyo dukuramo muri iyi hadith nuko abamalayika basabira uwatanze ndetse bakanasabira na wa wundi wagundiriye. Rero bigendanye n'iri somo nuko icyo dukuramo nuko nimba twifuza gusabirwa n'abamalayika dutange cyane sadaqat. Gutanga biri mu mpamvu zituma abamalayika badusabira, nkuko tubibonye muri iyi hadith yakiriwe na Abi Huraira. Hadith yakiriwe na Abi Huraira twayisanga mu gitabo cya Bukhari ndetse na Muslim. Icya gatatu twari tumaze rero kubona ni ugutanga sadaqa, nabyo biri mu mpamvu zituma dusabirwa n'abamalayika nta gushidikanya. Hanyuma icya kane mu mpamvu zituma dusabirwa n'abamalayika harimo intidhar salat al-jamaa, ni ugutegereza iswala y'imbaga. Gutegereza iswala y'imbaga, umuntu akicara mu musigiti ari muri azkar, ari gusoma Qur'an, ari gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, nta kindi kimwicajemo
uretse kuba ategereje iswala y'imbaga, uretse kuba ategereje iswala y'imbaga. Iki gikorwa iyo ugikoze kiri mu mpamvu zituma usabirwa n'abamalayika mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana nayo irabishimangira igira iti inna Allah, intumwa y'Imana iravuga muri hadith yakiriwe na Muslim عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. مري حديث إن الملائكة مبجكري أبا ملائكة تصلي على أحدكم بسبيل موه من بابزي umwe muri mwebwe ما دام في مجلسه igihe cyose yicaye mu musigiti ategereje iswala y'imbaga. Ukicara mu musigiti nta kindi kikwicajemo, urugero umaze gusari iswala yari yose, umaze gusari dhuhur ukicara mu musigiti utegereje salatu al-asr, urundi rugero umaze gusari salatu al-maghrib ukicara mu musigiti ukicara mu musigiti utegereje salatu al-isha. Icyo gihe yukoze icyo gikorwa ni impamvu mu mpamvu zituma abamalayika bagusabira impuhwe n'imbabazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko tubibonye muri hadith ya Abi Huraira. Nanone tumaze kubona ibikorwa bine. Igikorwa cya gatanu an yusalli al-abdu fi saff al-awwal, nukuba umuntu yaharanira gusarira ku swafa ya mbere. Buriya hari bimwe mu bintu abayisilamu batajya baha agaciro, ariko mu byo abasilamu bakwiye guha agaciro no guharanira no guhatanira harimo guhatanira gusarira ku swafa ya mbere, kubera yuko gusarira ku swafa ya mbere biri mu mpamvu zituma umuntu asarirwa cyangwa se asabirwa n'abamalayika. Muri hadith ya Ibn Azib radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana mu magambo yayo matagatifu yaravuze iti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufi al-awwal. Allah ahundagaza impuhwe ze n'imbabazi ze, ndetse n'abamalayika bagasabira imbabazi n'impuhwe wa wundi wasariye ku swafa ya mbere. Mahallu shahid fi hadha al-hadith, icyo dukura muri iyi hadith au al-faida, inyungu dukuramo nuko gusarira ku swafa y'imbere ni impamvu ituma Allah gutakira ibiremwa bye, wayadhkuruna Allah fi man indahu, Allah kuba yagutakira ibiremwa bye. Hanyuma si nibyo gusa n'abamalayika bakagusabira impuhwe kubera ko wasariye ku swafa y'imbere. Rero nta gushidikanya yuko iki ngiki nacyo abantu baba bakwiye kucyitaho kugira ngo babashe kubona amahirwe yo gusabirwa n'abamalayika. Nanone mu mpamvu zituma umuntu abasha kuba yasabirwa n'abamalayika nyuma yo gusarira ku swafa y'imbere, ikindi nacyo kirajyana n'iki ngiki kigendanye n'iswala, alladhina yasudduna alfuraja bayna as-sufuf, babandi baziba ibyuho mu swafa. Buriya ntabwo ari byiza kuba abantu batangira iswafa ya kabiri ya mbere itaruzo, nta nubwo ari byiza yuko abantu basiga umwanya hagati, ntabwo ari byiza yuko abantu basiga umwanya hagati yabo. Abantu baba bagomba bakegerana bakanaringanira mu swafa. Niyo mpamvu rero wa muntu wabashije kubona yuko mu swafa harimo icyuho akayuzuza, akabasha kuziba icyo cyuho, icyo gikorwa cyo kuziba icyuho hagati y'iswafa, ibyo ngibyo nabyo biri mu mpamvu zituma Allah subhanahu wa ta'ala aguhundagazaho impuhwe ze. Si nibyo gusa, ndetse n'abamalayika bakagusabira, nkuko tubisanga muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Aisha atubwira ati inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf, babandi baziba ibyuho, abamalayika basabira impuhwe n'imbabazi babandi baziba ibyuho mu swafa igihe babonye harimo ibyuho. wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajatun, rafa'ahu Allah biha darajatan, na babandi baziba ibyuho, babandi baziba ibyuho mu swala, Allah subhanahu wa ta'ala kubw'icyo gikorwa cyo kuziba ibyuho mu swala bituma Allah kuzamura no mu nzego. Hanyuma icya karindwi mu mpamvu zituma umuntu abasha kuba yabona amahirwe yo gusabirwa n'abamalayika harimo gufata idaku ma'ziratan,
gufata idaku, dufunga sunna, dufunga isomo z'itegeko. Rero nimba wifuza kuba waba muri babandi basabirwa n'abamalayika, ujye uharanira gusiba, muri kwa gusiba kwawe utangiza isomo yawe no gufata idaku, no kugira akantu k'idaku ufata koroheje cyangwa se ako ubashije kuba wafata. Ibi ngibi nabyo intumwa y'Imana irabishimangira muri hadith ya Ibn Hibban an Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, intumwa y'Imana aravuze iti inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Mu by'ukuri Allah ahundagaza amahoro n'imigisha bye, ndetse n'abamalayika bagasabira, abamalayika bagasabira impuhwe n'imbabazi wa wundi al-mutasahhirin, babandi bafata idaku mbere yo gutangira igisibo cyabo, yaba igisibo cy'itegeko cyangwa se igisibo cy'umugereka aricyo kizwi nka sunna. Rero mu mpamvu zituma umuntu abasha gusabirwa n'abamalayika nuko afata idaku mbere yo kugira iki, mbere yo gusiba. Icya munani aricyo kibanziriza icya nyuma mu mpamvu zituma umuntu asabirwa n'abamalayika, harimo mu mpamvu zituma uwo ari wese asabirwa n'abamalayika harimo gusura abarwayi, gusura abarwayi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabishimangira igira iti ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Ngo buri wari wese igihe agiye gusura umurwayi ajyana n'abamalayika bagera ku bihumbi 70, ajyana n'abamalayika bagera ku bihumbi 70, yastaghfiruna lahu hatta yusbiha, bagakomeza kumusabira imbabazi n'impuhwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala igihe yagiye gusura umurwayi ku mugoroba. Ngo abamalayika bakomeza kumusabira impuhwe n'imbabazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugeza mu gitondo. Ni na gutyo igihe wagiye gusura umurwayi mu masaha y'igitondo, abamalayika b'abamalayika 70 ujyana nabo bakomeza kugusabira impuhwe n'imbabazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugeza bwije. Agaragu ba Allah nta gushidikanya yuko igikorwa cyo gusura abarwayi usanga abantu bamwe batagiha agaciro, ariko iyo baza kumenya agaciro kari cyangwa se inyungu basarura, ibihembo basarura mu kuba basura abarwayi, nta muntu wakabaye amara igihe atajya gusura abarwayi, baba abo azi ndetse n'abatazi. Rero mu mpamvu zituma dusabirwa n'abamalayika harimo gusura abarwayi. Rero tujye tubikora, tubihozeho kugira ngo tubashe kuba twabona amahirwe yo kuba twabona amahirwe yo gusabirwa n'abamalayika. Impamvu icyacyenda mu bituma dusabirwa n'abamalayika harimo gusabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibitubwira muri hadith, tubwira iti ma min abdin yusalli alayya illa sallat alayhi almalaika. Intumwa y'Imana aratubwira iti mu by'ukuri nta mwemeramana, nta muislamu uzansabira uretse yuko abamalayika nawe bamusabira impuhwe n'imbabazi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero bagaragwa Allah dusabira intumwa y'Imana kenshi, aho wicaye, aho uri mu kazi, gerageza gusabira intumwa y'Imana, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, kugira ngo uko usabira intumwa y'Imana kenshi, uko urushaho gusabira intumwa y'Imana niko urushaho kugenda ubona amahirwe yo gusabirwa n'abamalayika. Nta gushidikanya yuko twese dukeneye guhora dusabirwa n'abamalayika nk'uko intumwa y'Imana ibitubwiye. Rero bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala mu gusoza iri somo ni isomo ry'ingenzi. Birashoboka ko harimo ibyo wari usanzwe ukora, birashoboka yuko harimo ibyo utari usanzwe ukora. Ibi bintu uko ari icyenda ndetse n'ibindi tutabashije kuvuga kubera umwanya, ubizirikanye ukabihozaho, ukagikomeza kurangwa nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nta kindi gituma ubikora uretse kubona ubusabe no gutakambirwa n'abamalayika, no gutakambirwa kw'abamalayika kuba bagutakambirira Allah subhanahu wa ta'ala akakugirira impuhwe akakubabarira. Nta gushidikanya yuko yaba ari ibada ikomeye umuntu akwiye kurangwa nayo, ndetse nituyirengagize kubera yuko nahnu fi hajati ila hadhihi ad-du'a, kubera yuko twese dukeneye kuba twasabirwa n'abamalayika. Numva rero twasoreza ahangaha, kereka wenda habaye hari ikitasobanutse cyangwa se kitumvikanye neza. Naam Sheikh, barakallahu fikum.
jazakallahu khairan. Mu by'ukuri urwibutso muduhaye rwiza, inyigisho nziza abasilamu dukeneye cyane, abantu dukeneye kumenya no gusobanukirwa. Mu by'ukuri nimba nibeshye mutubwiye ibintu 9 umusilamu ashobora gukora akitwararikaho, noneho agahuza n'ubusabe bw'abamarayika bamusabira ku Mana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Mu by'ukuri twese turabikeneye, ariko gusa uko numvishe mu bitubwiye mu bitwigishije, mu by'ukuri usanga abantu benshi, usanga community y'abantu benshi ibi bintu ari ibintu badaha agaciro, ari ibintu tudaha agaciro. Nk'ibyo nabonyemo mu byo mwatwigishije, gusarira ku sofa y'imbere, usanga abantu tubyirengagiza cyane, kurya idaku umugenzo mwiza w'intumwa y'Imana Muhammad, usanga abantu tubyirengagiza cyane, gusura abarwayi, yani usanga tubikerense n'ibindi byinshi mwatwigishije. Ese niki Muslim akwiye gukora mu rwego rwo kugira ngo niba ari n'ibintu akwiye kwishyiramo bikamujyamo, niki Muslim akwiye gukora kugira ngo byibura abishyire muri gahunda ze za buri munsi nawe ahure n'ibi byiza? Naam, icyo Muslim asabwa nyuma yo kumenya no kwibutswa, ni byiza gushyira mu bikorwa bya bindi wagendagamo bigura intege, ukagerageza kubishyira mu bikorwa, ukagerageza kwiha gahunda no kwiha program y'ibyo ubona ushoboye uzajya ubasha gukora mu buryo bwawe, kugira ngo ibyiza byo gusabirwa n'abamarayika ubashe kuba wabigeraho nk'umuyisilamu. Ni kubw'izo mpamvu rero kuba umuntu yaba azi ibi bintu ntabiha agaciro, nta gushidikanya yuko byaba ari igihombo. Rero ni byiza yuko abantu tubiha agaciro, dusura abarwayi, tugira umuco wo gusarira ku sofa z'imbere abagabo, tugira umuco wo gusarira salatul jamaa nk'uko twabonye yuko kwicara utegereje iswala y'ijama mu mpamvu zituma abamarayika bagusabira. Tugira umuco wo kugerageza gusabira intumwa y'Imana. Kenshi twabonye yuko igihe cyose umuntu asabira intumwa y'Imana ari impamvu mu mpamvu zituma asabirwa n'abamarayika. Nanone n'ibindi twagiye tubona, gusakaza ibyiza, kwigisha ibyiza, ariko nanone hari ikintu nifuza yuko nakwibutsa abantu. Tujya tubona ubutumwa butandukanye ku matelefoni bavuga yuko buri kwigisha abantu ibyiza. Ni byiza yuko umuntu nimba hari message ubonye muri telefone yawe shishikariza abantu gukora ibyiza, abantu nanone bajye bagaruka ku muco kubanza gukora tahqiq, kubanza kumenya ukuri kw'ibyo ngibyo babonye mu matelefone yabo. Ko twabonye ko kwigisha abantu ibyiza ni mu mpamvu zituma usabirwa n'abamarayika. Bivuze yuko rero ibyiza ugiye kwigisha abantu, banza umaking sure, banza umenye ukuri kwabyo. Nimba ari hadith ivuga ikintu, banza umenye isi hadith iri sahih yavuye ku ntumwa y'Imana. Nimba ari ayo, banza umenye ukuri kwayo, banza umenye ibisobanuro byayo mbere yuko ujya kubisakaza ku bandi. Iyi nayo ni inama abantu bakwiye kumenya no kuzirikana, kubera yuko ushobora kwibwira ko uri guhamagarira abantu ibyiza, ariko mu by'ukuri urimo urayobya abantu, kubera yuko imma uri kubahamagarira iby'intumwa y'Imana itigeze ikora, cyangwa se iby'intumwa y'Imana itigeze ishishikariza abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, wibwira yuko uri kubahamagarira ibyiza. Rero abantu bagire umuco wo kuzirikana bino bintu kugira ngo tubashe kubona amahirwe yo gusabirwa n'abamarayika. Naam Sheikh, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ngira ngo dusoreze hano. Mu by'ukuri ibyo twize ni byinshi, tugiye gufata n'ibindi bijyanye n'isije bwakwira n'ejo bugacya, ariko turashimira Sheikh ku byo yaduteguriye, ingingo 9 dushobora gukora z'ibikorwa dushobora gukora tugasabirwa n'abamarayika. Ubu ni ubumenyi twese dukeneye, kandi twese dukeneye no gusakaza ku nshuti zacu ndetse n'abandi, kugira ngo abantu tubashe gusobanukirwa no kumenya idini yacu. Ubwo ndagira ngo mbasezere kandi bararikira yuko n'ejo cyangwa se ejo bundi tuzongera tukabagezaho urwibutso. Sheikh, ndizera ko turi kumwe igihe cyose inshallah ku bushobozi bw'Imana. Uwaba afite ikibazo cyari cyo cyose yashyira muri komenti, ubwunganizi yadushyira muri komenti, turazisoma noneho bikabasha gusubizwa, cyangwa se nimero yacu ya telefone turayishyira kuri. Ufite ikibazo uwo ari we wese yatwandikira kuri nimero dupininga kuri hasi iyi video. Ikindi dufite group ya WhatsApp ya Nuruddin TV Rwanda, biremewe kuba wakirika kuri link turaza gushyira aho ngaho, nawe ukabasha kwinjira muri group ya Nuruddin TV Rwanda.
Nagira dusoze dusabira intumwa y'Imana amahoro n'imigisha yuko byasakaraho we nawe n'abasangira ngendo be, dushimira n'umuvandimwe Sheikh ku mwanya wiwe aba yaduhaye akaduha urwibutso kandi akaduha ubumenyi budufitiye akamaro. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.